dufite abantu mu nsengero hagarara ahantu kuri dance akabyina dance akabyina bashyiramo igisirimba agasirimba ariko yafata umwana wa runaka akamutamika uburozi. Biri mu nsengero, biri mu nsengero. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Gatwaza Deo. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro kuko ari Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'Isiriya byumvise abwira Namani ati haguruka ugende nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Reka dusome ku 8 niho nagendereye. Haravuga ngo nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyambaro ye amutumaho ati niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagari ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutuma ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba umanutse. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoka ahagarara atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe nganyize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na fapa ntiziruta ubwiza amazi yo muri Isirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira aragenda arakaye. Dusome kuri 16. Aravuze ngo Elisa aramusubiza ati nkuraye Uwiteka uhoraho uwo nkorera nta kintu cyose ndi bwakire. Amen. Bene data, ijambo nshaka ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo kira ibyaha byawe maze ubone ubwiza bw'Imana. Bene data, turi mu gihe gikomeye ndetse abantu benshi cyane bari kwirukira imigisha ariko batabanje gukora iby'Imana ibasaba. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo wujuje ibyo usabwa Imana iguha ibyo usaba. Hari ibintu byinshi muri iyi si bishobora kuba bigukurura ariko ndagira ngo ngutangarize ko urabanza ukiri ibibembe byawe, urabanza ukiri icyaha cyawe, urabanza ukire igomwa, urabanza ukiri ishyari, urabanza ukiri ubusambanyi, urabanza ukire buri kimwe cyose wumva mu mutima wawe kitatuma ubwiza bw'Imana buza mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya dusomye itubwiye iki? Itubwiye umugabo witwaga Namani. Uyu mugabo Bibiliya imuvuga neza, iravuga ngo yari umugaba w'ingabo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, yari umutoni kuri shebuja. Gatatu, uyu mugaba w'ingabo ngo niwe ngo Uwiteka yajyaga ahesha imbaraga zo kunesha cyane cyane muri Siriya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ikaza kutubwira uburyo ki ngo ndetse ngo yakundwaga cyane na shebuja ariko ikaza gusoza ivuga ngo yari umubembe. Mu yandi magambo, uyu mugabo nubwo yari akomeye ariko yari afite ibibembe. Uyu mugabo nubwo yari afite ubwiza n'icyubahiro ariko yari afite ibibembe. Ndagira ngo gutangarize wowe unkurikiranye, ushobora kuba ufite ikibembe abantu batazi,
mbibutse ko yabashaga no kwambara imyenda y'icyubahiro, yabashaga no kuba yagenda mu modoka z'icyubahiro, yabashaga no kuba yakicazwa ku ntebe y'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo mbatangarize yuko ikibembe ntabwo cyita ku ntebe wicayeho, ikibembe nticyita kuri makeup, oya, ikibembe nticyita ku nkweto wambara, ikibembe ntabwo cyita ku myenda myiza, ikibembe nticyita kuri base, ikibembe ntabwo cyita ku nzu utahamo, ikibembe ntabwo cyita ku mashuri wize, oya. Ariko ndagira ngo nkubwire bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo ukiri ikibembe cyawe. Ikibembe cyashoboka ko ari uko wanze kubabarira, icyo ngiki Imana ikakibona nk'ikibembe mu maso yayo. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uyu mugabo Naamani ngo yajyaga ajya kurwana mu bindi bihugu, ariko ngatera igihe kimwe Isiraheli ngo banyaga yakana k'agakobwa. Imana ishimwe cyane. Aka kana kaza gafite umwimerere w'abanyamasengesho, aka kana kaza gafite umwimerere w'amavuta, aka kana kaza gafite iyerekwa ridasanzwe, aka kana kaza gafite imbaraga zo gusenga, aka kana kaza gafite mu mitima yako inzira z'igisiyoni. Imana ishimwe cyane. Aka kana kaza gafite ireme rikomeye ry'umwuka, aka kana kaza gafite package, gafite ibintu muri ko bikomeye ariko byo mu bumana. Ngo kakigera ngo kwa Naamani ngo bakagira kaja, bakagira gakozi ko mu rugo, ariko gakora nakazi ko mu rugo ibanga rikomeye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire neza mwene data unkurikiranye, ahantu waba uri hose, aho waba ukora hariho hose, ukwiriye kugira ibanga ryawe n'Imana, ukwiriye kugira ibanga ryawe n'Imana, ukwiriye kuba mu buzima abantu bazajya bakubona bakabona yuko ufitanye ubusabane n'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira iki? Ngo uyu mwana akigera muri uru rugo ntiyatakaza Imana ya Isirayeli, ntiyatakaza Imana rurema, ntiyatakaza gusenga. Abantu benshi muri iyi minsi batakaje gusenga, abandi muri gutanga ibyifuzo ngo babazamukire imisozi, abandi ariko birakwiriye ko wowe ubwawe ufata igihe cyo gusenga. Yego n'abandi ni byiza ko bagusengera, ariko bene data ndagira ngo mbabwire yuko nta muntu ushobora kugusengera nk'uko wakisengera. Ngaho nimumbwire, mwatanze ibyifuzo byinshi cyane, ngaho nimumbwire Ana yaha icyifuzo Penina byari kugenda gute? Yari kumusengera nk'uko bikwiye? Ndagira ngo nkubwire ko turi mu gihe cyo kudatakaza Imana rurema, turi mu gihe cyo kudatakaza ireme ry'ubukristo, turi mu gihe cyo kudatakaza agaciro k'umukristo. Imana ishimwe cyane. Mu ntambara zose uri kunyuramo, mu bigeragezo byose uri kunyuramo, icyo Imana igushakaho ni kimwe, ni ukwihanganira ibikugerageza. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Reka mbabwire, uretse no kuba kwihanganira ibitugerageza bishobora kuduhesha amahoro, ariko biri muri bimwe bizaduhesha ikamba, kuko twihanganiye ibitugerageza. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Uyu mwana w'umukobwa ngo igihe kimwe asanga nyirabuja, ngaramubwira ngo mabuja, muri uru rugo ntacyo nababuranye, muri uru rugo ntacyo mutamaye, ariko iki ni igihe kigeze kugira ngo databuja amenye Imana ya Isiraheli, amenye Imana ikura mu rupfu, amenye Imana itanga ubuzima, amenye Imana ikiza ibyaha, amenye Imana ikuraho ibibembe. Aramubwira ngo databuja arabembye, kandi databuja abashije kugera muri Samariya. I Samariya ngo hari umuhanuzi abashije kugera muri Isiraheli, hari umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana. Bene data, tugeze mu gihe abantu bagomba gusanga abantu bafite imbaraga z'Imana. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umuntu uri mu mwuka w'Imana agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umupasiteri uri mu mwuka w'Imana agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umuvugabutumwa wahamagawe agiye kugaragara.
kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umunyamasengesho w'ukuri agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umuramyi w'ukuri uramya nk'uko Imana ishaka agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye abaprotokole bagiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye n'abadiyakoni bagiye kugaragara, bakijijwe cyangwa badakijijwe, kuko Imana igiye kugaragaza abakozi bayo bahamagawe. Mbabwire yuko hari n'imihamagaro myinshi itandukanye. Hari umuhamagaro wa Satani. Uwo muntu musengana ashobora kuba yarahamagawe na Satani, akaba ari wewe, akaba yaraje kuri misiyo. Satani akamuhamagara akavuga ngo muri iyo korali ndashaka ko hazajya hahora indwara, donc akaba ari kuri misiyo. Hari umuhamagaro w'abantu kuko runaka abwiriza, kuko runaka ari umupasiteri. Papa wanjye ni umupasiteri, papa wanjye ni bishopu, nabigiyemo bambona gute. Ibyo ngibyo bikatuma umuntu akururwa n'ibyo ngibyo. Bene uwo nguwo y'uwamuraritse, y'uwamuhamagaye aguye nawe aragwa. Hari n'umuhamagaro w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero abantu bahamagawe n'Imana bagiye kugaragara. Ibi ni ibihe biri gushyira abantu ku munzani. Bitewe n'ibiro byawe iyi si uzakomeza kuyibaho, ariko nanone nudashyika ntabwo isi uzayishobora. Imana ishimwe cyane. Ngo uyu mwana w'umukobwa kwa Namani ngabwira nyirabuja, aramubwira ati yaba databuja yamenyaga Imana ya Isirayeli, yaba databuja yamenyaga Imana ikiza, yaba databuja yamenyaga Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Niko Paulo yandikira Abefeso ibice 3:20, aravuga ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiranye, hari ibintu wowe ubona ukabona nta buhengekero, hari ibintu uri kubona ukabona nta nzira, ariko Imana yacu ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Imana yacu ibasha kugukiza kanseri, Imana yacu ibasha kugukiza ibyaha, Imana yacu ibasha kugukiza mu nda, Imana yacu ibasha kugukiza icyo gifu abaganga bavuze ko aricyo kizakwica, Imana yacu ibasha kudukiza. Oh haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana riratubwira ngo uyu mwana w'umukobwa avuga ubutumwa atagiye ku gatuti, avuga ubutumwa ataje kwihumure, avuga ubutumwa atagiye mu rusengero, avuga ubutumwa adafite mikoro, avugira ubutumwa mu rugo kwa Namani. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bibiliya iratubwira ngo nyirabuja w'uyu mwana ngakimara kubimenya ngasanga umutware, aramubwira ati hahandi wirirwa ukubita abantu, hahandi uhora urenganya ubwoko bw'Imana, uzi yuko ariho hari umuti wagukiza ibyo bibembe byawe. Ndagira ngo ngutangarize nshuti yawe, nubona umuntu uri mu mwuka w'Imana, nimba udashoboye kugira icyo umufasha jya uceceka. Nubona umuntu ukorera Imana, uyu munsi bishobora kumubana bibi, ariko ejo ashobora gutungurana. Hari abantu batatu bashobora gutungurana mu buryo bukomeye. Icyambere ni umwana mutoya, kuko uba utazi ubuzima bwe, kuko uba utazi imikurire ye. Kabiri ni umuntu wize, afite urupapuro, afite diplome, afite PhD, afite doctora ye, ariko akaba ari umushomeri. Uriya muntu numugeraho uzavuge make. Gatatu ni umuntu wavuganye n'Imana. Igitondo kimwe uyu muntu aratungurana, igitondo kimwe umuntu wavuganye n'Imana yisanga muri biro. Igitondo kimwe uyu muntu wavuganye n'Imana umusanga ugiye kumusaba serivisi. Igitondo kimwe uyu muntu wavuganye n'Imana aratungurana, umubona uyu munsi, ejo ukabona yahindutse kubera ko yavuganye n'Imana itabasha kubeshya. Imana ishimwe cyane. Ngo Namani aravuga ati ndajya muri Isirayeli gute? Ngo abwira umwami w'Isiriya amwandikira inzandiko, arazitwaza, yandikira umwami w'Abisirayeli. Ayandikiye umwami w'Abisirayeli ngajya kureba umwami w'Abisirayeli ngashishimura imyambaro.
harataka cyane, haravuga ngo ni ukubera iki aba basiriya bakomeje kunyendereza, ni ukubera iki aba basiriya bakomeje kunshotora, ese aba basiriya ko baza bakarwana bakanyaga abantu, ni ukubera iki ko nemeye gutsindwa, ni ukubera iki bakomeje kunyendereza. Ariko ntiyamenya ko Imana igira ngo yiheshe icyubahiro muri Isiraheli, ntiyatekereza yuko Imana yongeye kugaragaza ibendera ryayo muri Isiraheli. Ngo Elisa byumvise, Mana ishimwe, nekereza ko Elisa yari ari mu bihe byo gusenga. Umuririmbyi yaririmbye ngo yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho ya ngagera kure cyane, ngatambuka n'inyenyeri, ngo ndetse ngo akagenda agakomanga ku rugi rw'Imana. Amasengesho nicyo kintu cyonyine gishobora kuzamuka nigitangirwe. Amasengesho niyo yonyine adatangirwa n'amagambo abantu bavuze. Amasengesho niyo yonyine adatangirwa n'imiryango. Amasengesho niyo yonyine adatangirwa na traffic. Oya, amasengesho niyo yonyine abasha kuzamuka ngakagera imbere y'Imana, ngagakomanga urugi, Imana igafungura ikareba umuntu yihamagaye. Ndagira ngo mbabwire bene data munkurikiranye muri impande zose zitandukanye, waba uherereye muri Amerika, waba uherereye muri Aziya, Europe, Afrika, ahantu hose uri, ndagira ngo witoze gusenga. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Elisa arabimenya, ngatuma ku mwami w'Abisiraheli ngaramubwira ngo wishishimure imyambaro yawe, bwira uwo mugabo aze. Aramenya ko muri Isiraheli hari Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data, hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakazamenya ko Imana ya Isiraheli ari Imana itabeshya. Hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakamenya yuko Imana wakurikiye ifite ubutware. Hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakizera imirimo n'amaboko y'Imana. Hari ibintu Imana igiye gukora. Ushobora kuba warabuze urubyaro, iyi Imana itanga urubyaro. Ushobora kuba warabuze urugo, rimwe na rimwe ubukwe bwawe bugapfa. Ndagira ngo ngutangarize yuko ubugiye kugaragaramo ibendera ry'Imana. Ubugiye kuba nta muntu uzabwitambika, ubugiye kuba nta muntu uzabuhagarika, nta murozi uzaburoga. ndagira ngo mbabwire ko nta muntu uroga umugambi w'Imana, nta numwe uroga umugambi w'Imana. Mana ishimwe cyane. Ngo Namani arakata ajya Samariya kureba uyu muhanuzi, ngaragenda ngakigera mu rugo kwa Elisa. Mana ishimwe, akigera mu rugo kwa Elisa, Elisa ntabwo yari afite umwanya wo kubonana na Namani. Oya, yari mu bihe byo gusenga. Oh haleluya, haleluya. Yari mu bihe byo gusabana n'Imana. Ngahamagara Gehazi, aramubwira ngo genda ubwire Namani agende yiyuhagire muri Yorodani inshuro 7. Ashyiraho kondisiyo. Ndagira ngo mbabwire ko Namani yatibira inshuro 7 ntiyari gukira, 2 ntiyari gukira, 3 ntiyari gukira, 4 ntiyari gukira, 5 ntiyari gukira, 6. Ndagira ngo mbabwire neza, agaciro ntabwo ari Yorodani. Agaciro ni ijambo umuhanuzi avuze kuri Yorodani. Ndagira ngo nkubwire ko umuhanuzi ashobora kuguhesha imodoka ntayagira. Umuhanuzi ashobora kuguhesha inzu akodesha. Umuhanuzi ashobora kuguhesha akazi ntakafite. Umuhanuzi ashobora kuguhesha perime kandi nawe atayifite. Kubera iki? Agaciro ntabwo ari Yorodani, agaciro ni ijambo umuhanuzi yatuye kuri Yorodani. Niyo mpamvu abahanuzi benshi bavuga ngo genda Imana iguhire, kandi koko Imana igahira uwo muntu. Kubera iki? Hari imbaraga ziva mu kanwa k'abakozi b'Imana, hari imbaraga ziva mu buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Hari imbaraga ziva mu kanwa k'abatambyi, hari imbaraga ziva mu kanwa k'abantu bose bizera Imana. Ngo uyu mugabo ngo Gehazi aragenda aramubwira ati rega Elisa aravuze ngo genda kuri Yorodani wiyuhagire inshuro 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
niwiyuhagira gatandatu ntabwo uza gukira. Umugabo kubera ubwibone n'icyubahiro nuko afite amagare menshi yaje amuherekeje, aravuga ati ibi bintu ntabwo nari mbyiteze, nari nzi yuko aza kuza akandembarembyaho ibiganza maze ibibembe bigakira. Ndagira ngo mbabwire ko mu Mana habamo icyubahiro iyo ucishijwe bugufi. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu wese uzabona mu Mana aca bugufi, Imana imushyira hejuru. Umuntu wese uzabona ugenda acishijwe bugufi, Imana ibiri gutegura kumutereka ahandi hantu hadasanzwe. Kandi mureke mbabwire, ihame rya mbere ryo kugirirwa neza n'Imana mu gakiza ni uguca bugufi. Niyo mpamvu umuririmbyi aravuga ngo nzajya ngenda nciye bugufi munsi y'umusaraba. Mana ishimwe cyane, Mana ihimbazwe. Bibiliya iravuga ngo Namani aravuga ati ariko byanze bikunze uyu mugabo kubera icyasuzugwe ngarakata agiye gutaha muri Siriya, ngabagaragu noneho baramubwira ati wikomeza kuturushya, akomeza kuturushya n'ibyo bibembe bya nta nibyo twari tuzi kubembye. Twabonaga wambara uniform gusa ariko ufite ibibembe, twabonaga wambara costume ariko ufite ibibembe, twabonaga gushyiraho karuvati ariko ufite ibibembe, twabonaga ubwiriza ariko ufite ibibembe, twabonaga guhanura ariko ufite ibibembe, twabonaga. Ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu bigiye kumenyekana. Nigeze njya mu masoko ayangaya akomeye y'i Kigali, muzi yuko winjira babanje kukunyuzaho akantu gasaka. Uzi yuko niyo ufite akantu kakuma gato kiriya cyuma kirasona. Ndagira ngo mbabwire yuko iminsi irageze buri muntu wese Imana yamukozaho kariya kuma gapima ibyo afite bigasona. Nimba ari ubusambanyi buzasona, nimba ari ubujura buzasona. Ndagira ngo mbabwire ni igihe abantu tugomba kugaragaza kwera kw'Imana, ni igihe tugomba kugaragaza gakiza. Nimba ukijijwe neza kizwa, nimba udakijijwe neza nabyo byihorere. Ntabwo ibi bintu ari competition, oya. Nimba udakijijwe bireke, witwa umupagani. Ubu dufite abantu bameze nk'imvange, ubu dufite abantu mu nsengero hagarara ahantu kuri dance akabyina dance, akabyina bashyiramo igisirimba agasirimba, ariko yafata umwana wa runaka akamutamika uburozi. Biri mu nsengero, biri mu nsengero. Ariko iki ni igihe Imana ije kugaragaza imirimo yawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, turagushimye turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Nyemerera buri muntu wese wumvise rino jambo ndetse ukurikiye rino jambo rya Mwami ukora imirimo n'ibitangaza. Mbere na mbere ndasenze kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo abagendeye mu nzira zidakwiriye, Mwami ubiteho mu izina rya Yesu. Mwami Imana Nyiringabo imbabazi zawe zigaragare ku buzima bwabo. Byashoboka ko bagendeye mu nzira zidakwiye, byashoboka ko bagendeye mu nzira z'ubusambanyi, byashoboka ko bari bafite ibibembe by'amarozi, byashoboka ko Mwami Imana Nyiringabo bagiye mu bapfumu bakiyanduza, byashoboka ko bagiye mu mashyari, ibyo bikaba ari ibibembe byatuma utabareba neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye, ndabatura imbabazi zawe, ndabaturaho kubona ineza yawe mu izina rya Yesu. Umaze kweza umutima Mwami Imana Nyiringabo, umaze Mwami Imana kuhanagura buri kintu cyose cy'icyaha n'ikizinga, ni wowe Imana ibasha kugira ikirema ukagikomeza. Ndabasengeye ibiganza byabo nibyakire, mamagaye umugisha mu izina rya Yesu. Abakurikiranye ihumure ndabasengeye, ineza yawe ibaganze, icyubahiro cyawe kibabeho, ukuboko kwawe kwiza mu izina rya Yesu. Ndasengera abarwayi, menagura izo mbaraga z'uburwayi, ndakubita hasi mbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu.
ababwiwe yuko kanseri izabica, ndabahesha ubuzima mu izina rya Yesu, ndabahesha kubaho, ndabahesha Mwami Imana kubona ineza yawe, imitwe idakira, imigongo mu izina rya Yesu, indwara zo mu nda mu izina rya Yesu, imivuduko y'amaraso ndahagarika ubwo butware mu izina rya Yesu, ndinginga kugira ngo icyubahiro cyawe kiganze. Urakoze, turagushimye, uri Imana nziza, komeza kuturindira Mwami n'igihugu mu izina rya Yesu. Mwami Imana nyiringabo, urinda abayobozi bacyo mu izina rya Yesu, buri muntu wese Mwami Imana nyiringabo ahabwa umugisha nawe. Urakoze, turagushimye, icyubahiro n'ikuzo ni byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.